wa mukaka wanyu hari ukuntu ajya aza mu kwa 12 wondo mu cyaro kabazanira imitobe akabazanira iki ntago yaje hanejo yaraje kandi yuzuye ubwo kubwiraga bya bishimbo bitwanga imitonore nimwe babyeza ko kanya yazanye none igikangara cyuzuye azana umuceri wa muciro mu cyaro wawundi udasekuye azanye ibintu byinshi bya hatari umve ngo ni mugoroba yazanye n'inkoko vugisha ukuri umve nkubwira kandi ngiye waritse mu kanya nkahita tujyana iwanyu nkabafasha gusekura uwo muceri kugira ngo tuwutonore nkanabafasha no gutonora ibitone abana wacu gukora iki nkabafasha iyo mirimo urasumva akazi kadarari kenshi mbese ubwo rwagwa niruramuka rubaye rumaze iminsi 3 papa wazarushobora da umugani baciye w'ikirundi ngo kubitimbwa guhunabona ngo wazazima we pwisa iwacu bakwirukana ntago bizi bakuyemo ntago bizi saa 6 wahageze ko uzi ko twahishije saa 3 z'ijoro wahageze uzi ko twahishije ntago bukagiye bagura ngo pwisa zongeye kubona hanga oya urabyibagiwe reka tuvuge ibintu dusubira ibego ubundi buriya mwanci iwanyu gute mwanzijije uri igicucu harakuntu rero umuntu abaza izuru abona umuntu izuru rasubiza basuma ntago uzi ko umunsi wa nyuma igihe ugwana na petit frère mupango ngo rekarisha ikiko kinini kugurisha gitoya kana atari wanyu batabwa tuvanga biriya se kari ibintu biba ku bana bose baba bari mu rugo rw'abantu wese umwana urusha imyaka 10 ugiye kuba ko umwana muri urunganwe rugo ariko imbere ya papa we ndi umwana imbere ya papa wanjye nawe ni papa wawe ntago kwisa wararengereye uzi ko buri munsi saa 6 kubonye ku meza baranabazaga gupwisa ganzi bahonye